nta mususu nta kibazo na kimwe. Ariko iyo bigeze ku mwere muntu usanga ingorane zavutse. Aha rero ndagira ngo ncakarongo kuri iki ngiki. Imana ntabwo ishaka gusa ko ari twebwe abakozi b'Imana tuyihesha icyubahiro, ahubwo irashaka umuntu wese n'ibihumeka byose. Ariko munyemerere ngaruke ku kintu kimwe, kuko ari mwe munyicaye imbere mukaba muri itorero, munanyemerere tunavuge no ku itorero by'umwihariko, kuko itorero buriya ribamo byinshi. Duherutse kuba tuganira n'umuntu arambwira ati hari ikosa rimwe dukunze gukora, dutekereza ko abantu basengera mu matorero yose y'abarokore bose aba ari abarokore. Mbitekerezaho nsanga byo nuko. Ubu ntureba aha twicaye turimo abakristo b'umuco, cultural Christian, abantu bari abakristo kubera ko batari abayisilamu. Turimo abakristo b'impinja, turimo n'abapagani baba baje gushaka rinyi, batazi Imana rwose, avuga ati none se ko ndi bubanane n'umuntu nyuma yanga ndabigenza reka mbe nciye hariya hanyuma biraza kugira gute. Ariko ntumubaze ni pastor nuko hanyura gutyo. Tukabamo n'abakristo b'impinja nkuko nari mbivuze, tukabamo n'abandi bantu basobanukiwe bakamenya ngo ndi umwana w'Imana, ndi umuhungu, ndi umukobwa w'Imana. Ariko tukabamo n'indi kategori y'abantu twumva turi abakozi. Twebwe ntutubaze ibyo kuba turi abana, twebwe turi abakozi b'Imana. Ngaho simpagarukeho cyane. Ariko buriya tubamo n'abantu b'inkomere. Inkomere ziri aha mwihangane, ariko mumenye ko Yesu abakunda. Tubamo n'inkomere. Noneho usibye n'izo nkomere rero tubamo n'abantu bashyizwe ku ruhande, cyangwa se bumva bishyize ku ruhande, bumva ndi mu itorero ariko sindirimo, ndi mu itorero numva baranshyize ku ruhande, cyangwa narahishyize, cyangwa se byaranabaye banshyira ku ruhande. Abo nabo baba mu itorero. Turimo rero kategori zitandukanye. Iyi Imana ivuze rero ngo mugende mu mpesha icyubahiro, iyi Imana ivuze rero ngo mugende mu mpesha icyubahiro, bitewe n'igice urimo uzabyumva muri icyo gice, uzabyumvira muri icyo gice. Inkomere hita ivuga iti ariko se ubwo namwe muzajya ibyo guhesha icyubahiro n'ukuntu umutima uravirirana, none ubwo namwe murazanye ngo tujye guhesha Imana icyubahiro. Yabanje ikanyiza umutima. Umubeba avuga ati ariko se ibyo bintu byanyu mwebwe mwumva mutazanye ibintu birebire, ubwo agahita bigira bya bindi bya Pawulo Petero ajya avuga ngo ajya agira inyigisho zirenze, akumva ni birebire cyane. Umwana akabyumvira mu kuba umwana, umukozi akabyumvira mu kuba ari umukozi. Icyo rero nshaka kukubwira ni iki, kategori yose waba urimo, ni ukuri nawe Imana ntabwo ishaka kugusiga. Ni ukuri nawe Imana ntabwo ishaka kugusiga, nawe irashaka kuyihesha icyubahiro, kuko nawe yakuremye ishaka ko nawe uba uyihesha icyubahiro. Birakureba. Ntabwo ari ibya bamwe ngo bihinduke iby'abandi, ntabwo ari umwihariko w'abafite zero wisataranti. Hari ukuntu kera bagitanga za nimero za wisataranti, twita ngo ni za wisataranti zitari mano y'inanga, umuntu wabaga yifite nyine waramutinyaga. Iyo nimero yaguhamagara ukavuga uti noneho karabaye, bigenze bite ko bampamagaje iyi nimero? Kubera ko nyine yabaga ari abantu bubashywe, kubera ko kera bigitangira nta nubwo zajyaga zibura amayinite. Yo yari postpaid, yarahamagaraga bakamuha bill bakamwishyuza nyuma y'ukwezi. Mu gihe twebwe uhamagara bakajya kumva ka di weshwi, yarahamagaraga ubundi bakazajya kubisobanura nyuma yaho. Hari abantu rero rimwe na rimwe wicara ukavuga uti hari abantu bashobora kuba bafite wisataranti yahamagara mu ijuru tu, abo ngabo niba Imana iri kwibutsa ikababwira iti murabizi ko tubiziranyaho, mugende mu mpesha icyubahiro. Oya, nawe birakureba. Igice cyose waba urimo nawe birakureba. Imana irakubwira ngo nyabuneka menya ko nakuremeye kugira mu mpesha icyubahiro. Nacyo nkaba nkivuyeho. Hanyuma njye ku cya kane, ni hehe dukwiye kuyiheshereza icyubahiro? Aho dukwiye kwiheshereza icyubahiro, kubera ko kenshi ibi bintu tubyumvira mu rusengero, tukabibwirwa n'abakozi b'Imana n'abantu tubwiriza, rimwe na rimwe nubwo tugerageza, maze gusanga hari ukuntu birangira tubeshya abantu, cyangwa se abantu bumvise nabi ibyo tuvuga, bakagira ngo guhesha Imana icyubahiro birangirira muri izi nkute enye z'urusengero. Ariko mu by'ukuri hano mu rusengero tuba twaje muri training, tuba twaje mu kuba ekipe, tuba twaje ahantu ho kwigira, ubundi tugasohoka
tukajya gushyira mu bikorwa iby'Imana iba yavuze. Buriya ushatse kubyumva neza, ntuzigere utekereza ngo iyo Imana ivuze kwihesha icyubahiro ni ukujya muri worship team ngatangira kubyina nkagira gute, ni ugukora ya mirimo ya hano. Reka da, hano se reka ibintu biba hano ni ahantu ho kugira kwitoza, ariko ubuzima buri hariya hanze. Hahandi rero Imana yaguhagaye guhagarara. Mbibutse inyigisho nigeze nigisha kera. Buriya hano ni agatuti ka pasita n'abandi bamufasha. Iyo ushatse kukabyiganiraho, wowe uri umucuruzi birakugora, kuko niyo baguhaye utangira gushyiramo amasima n'ibiki byose, kubera ko agatuti kawe karaha amasima. Buriya rero ushatse kubyumva neza, wamenya ngo ahantu Imana ishaka kuyubahiriza ni hahandi yagushyize, ni hahandi umara amasaha menshi. Hari abo yahaye guhagarara mu isoko, hari abo yahaye guhagarara ahantu henshi hatandukanye. Wibeshye ukavuga ngo oya, ngo buriya ngo nzajya nzana ngo abavuga butumwa baze kubwiriza mu isoko. Ni ukuri njye sinzi kubwiriza mu isoko, ndakurahiye. Dore no gucuruza narabigerageje nsanga atari ibyanjye kugeza uyu munsi. Hari igihe wenda Imana izabindiza, ariko kugeza aho ngeze ndabizi ko atari ibyanjye. Numbwira rero kuza kubwiriza abantu bacuruza, ntabwo umenya uko mbabwiriza. Ariko wowe Imana yabihaye, ukaba ufite ubwo bwenge, buriya aho hantu naho ngaho Imana iguhamagara. Genda uyihaheshereze icyubahiro. Uzarebe ko ububyutse butazaza, uzarebe ko ibintu bitazahinduka. Kandi bumvishe mu cyanditse cyavuzweho no muri iki cyumweru, reka tukigaruke. Matayo 5, mwihangane sinakibahaye abo kuri projection, ariko ni Matayo 5:13 kugera 16. Amagambo dusanzwe tuzi, haravuga ngo muri umunyu w'isi